ngira ngo abakomeje gukurikirana umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ngira ngo umuhango urakomeje. Muri ibi bihe rero tugomba kwibuka ndetse tukibuka twiyubaka. Ubu ni amabwiriza agomba kugenderwaho kugira ngo dukomeze kwibuka mu buryo bwiza, mu buryo ngira ngo bugomba kuba burimo umucyo, tukaba ducana urumuri. Noneho ngira ngo ku masite yose, mu midugudu, ku rwego rw'imirenge, ku rwego rw'igihugu, ngira ngo igikorwa kirakomeje rero. Ngira ngo baba bakomeza batanga ubuhamya, batanga inama. Ntago kwibuka, ngira ngo kwibuka ni ibya buri wese. Ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo uwari uhari, utari uhari, n'abatari bahari bagomba kumenya ya mateka mabi, noneho bakajya bamenya ko atari ibintu byiza, bakajya bamenya ko atari icyifuzo cyiza cyo kuba bakongera kubona ibyo bintu. Ubwo rero igikorwa kiba gikomeje, impande zose, ngira ngo yaba mu gihugu mo imbere, yaba hanze y'igihugu, ibikorwa bikomeje gukorwa kugira ngo umunsi wo gutangira icyunamo wubahirizwe hirya no hino ku isi. Rero abakomeje gukurikirana, ngira ngo murimo murabibona, ni gahunda igomba gukomeza, ni gahunda igomba kumara iminsi 100, nubwo wenda iminsi y'umwihariko ari 7, ariko ngira ngo gukomeza kwibuka byo ni ibintu bigomba kumara iminsi 100 nk'ibisanzwe. Ariko n'ubundi duhora twibuka, ndetse no kugira ngo nubwo amateka yaba atari meza, tugomba kubyibuka kugira ngo bitazongera. Kuguma kubyibuka, hari impamvu tugomba gukomeza kwibuka, kugira ngo bya bintu turimo kwibuka bimeze bite. Niba tubyibutse, ngira ngo ni uburyo bwo kugira ngo dore tuzirikana ko Jenoside atari nziza, bitazongera, kugira ngo twirinde ingengabitekerezo yayo, tuyirandurane n'imizi, kugira ngo buri wese abe azi ko ari ikintu kibi. Ubwo rero dukomeje kwibuka kuri ino nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ubwo
wese, buri umwe akomeze abigire ibye kuko ni ibyacu, kandi kuko buri wese bimureba, ni nayo mpamvu buri wese agomba kubigira ibye koko. Turakomeza bamwe ngira ngo baratanga ubuhamya, baravuga inzira mbi banyuzemo, baravuga uburyo hari ibibi bagiye babona, ariko bigenda bibafasha kuzirikana ububi bwa biriya bintu byabaye kiriya gihe. Ngira ngo itariki nk'iyi ngiyi ya 7 z'ukwa 4 yari itariki itari nziza kiriya gihe, igicu cyari kibi, ngira ngo nta bwiza bwari buhari, nta kintu cyiza, kubona ikintu cyiza ntabwo byari bihari. Ubwo rero gukomeza kwirinda ni ukugendera kure y'abatuma koko umuntu atandukira, batuma apfobya cyangwa se akaba yakora ibinyuranye n'amabwiriza yo kwibuka. Ngira ngo wenda hari n'abagiye babigiramo uruhare, n'ibindi bihugu byagiye bigiramo uruhare kugira ngo bumvishe icengezamatwara ryo kugira ngo batatanye abanyarwanda. Kugira ngo nicyo cyatumye ahanini nicyo cyatumye umuntu abura ubumuntu, akumva ko agomba kwaka undi ubuzima. Ubwo rero wenda abatabashije kugera aho byabereye ku rwego rw'igihugu, ngira ngo impande zose, aho ariho hose igikorwa kirimo kirahabera, utabashije nawe kugera kuri site runaka, ngira ngo arabikurikirana kuri radiyo, kugira ngo hose biba bihari ku mbuga nkoranyambaga, biri live, buri wese arabireba, buri wese arabyumva. Kugira ngo ni igikorwa cyo guha umwanya, igikorwa cyo kunamira ziriya nzirakarengane zagiye zigikenewe, ziriya nzirakarengane rwose bari beza. Ubwo noneho twakomeza tugakurikirana live uriya muhango wo kwibuka, dushyira indabyo ku nzibutso z'abazize Jenoside. Ubwo buri wese abigira ibye koko, yumve ko ari igikorwa agomba kuba arimo, ari igikorwa agomba kugaragaramo, akifatanya n'ababuze ababo, bafata mu mugongo ababuze ababo, kugira ngo
bakomeze kwigirira no kwiyumvamo icyizere, bakomeze kwiyumva ko bakomeye, buri wese afite umuri hafi. Ubwo rero reka dukomeze dukurikirane live uko umuhango uri kugenda. Ngira ngo nabifuriza amahoro, nabifuriza imigisha, mukomeze kwibuka mwiyubaka, kandi twirinda ingengabitekerezo ya jenoside.